dukomeje kubashimira mwebwe mwese mwiyemeje kubana natwe muri uyu mwanya, tubaramutsa mu ndamutso y'umwami, ngo Uwiteka abahire. Tugiye rero kubana muri uyu mwanya wa kabiri, kugira ngo dukomeze kunezerwa twiga ijambo ry'Imana. Kuba hageze ubu, ndi mwene so musangiye uru rugendo rujya mu ijuru, Ntakirutimana Emmanuel. Tukaba rero tugiye gusenga mbere y'uko tubabwira insanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya. Ngaho aho muri mwese, nimwubahe Imana dusenge. Urakoze Mwami Imana, weho wabanye abana bawe, ijambo ryawe rikomeza kuvugwa umutekano. N'ubu urabikunze, twongereyeho igishya ko twinjiye no mu masaha yera, turabiguhimbarije uhabwe icyubahiro. Ngaho komeza udutungisha imbabazi zawe, kuko ibyaha byacu ni byinshi, kandi ubumenyi mvajuru bwatuma tubikira buduhundagazeho. Tugiye kuganira cyane cyane twibanze ku bana bacu, urubyiruko. Ngaho Umwuka Wera nk'uko umaze kubitubwira, naze abane natwe atwigishe kandi atwumvishe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Iyi nsanganyamatsiko tugiye kuganira uyu mwanya, nitubwira ngo kurambagiza neza. Niryo jambo tugiye kuganira muri uyu mwanya, kurambagiza neza. Ibintu byose Imana yategetse nta soni biba biteye, kandi ibintu byose bibaho bigakorwa, biba bifite amabwiriza abigenga. Ihame ry'ubukwe ryashyizweho n'Imana ubwayo, ni mu Itangiriro 2:18. Yesu ari ku isi, ashyiraho ikimenyetso ko nawe yaje guhamya byose yashyizeho. Ataha ubukwe bw'i Kana y'i Galilaya. Mu Baheburayo 13:4 niho handitse ngo gushyingiranwa kubahwe na bose. Rero basore, inshuti nkunda, namwe bajyanama b'abasore, kuganirwa kw'iyi ngingo nta gisa nabyo, kugira ngo abantu bajye babikora bazi amabwiriza n'amategeko abigenga. Gushingwa k'urugo rwiza, niho haba hazakomoka umuntu mwiza, umugeni mwiza, umusore mwiza, umukwe mwiza, umukozi mwiza, umukoresha mwiza, umubwiriza mwiza, mwarimu mwiza, umusirikare mwiza, umupolisi mwiza. Baba baravuye mu muryango mwiza, kandi uba mwiza warashinzwe neza. Bamwe rero kubera kutabimenya, bafite imirongo, imigani 19:14 ivuga ko urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda umuntu akamuhabwa n'Uwiteka. Ubwo bishyizemo ko ubwo Uwiteka nyine, kuko ari we umutanga, ruzasukana iyo wazamuha n'uwazamwe. Mbese ubwo banzura ko uwashyingiwe nabi ari Uwiteka yahaye umugore mubi, uwashyingiwe neza akaba ari uwo yakundwa akaje akamuha mwiza. Nuko bakabifata nk'ibyikora, nta ruhare mwene muntu abigizemo. Uyu murongo ni uw'ukuri. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi, ariko umugore witonda umuntu akamuhabwa n'Uwiteka. Ariko Imana nayo ntabwo ipfa kumanamana. Muri Zaburi ya 19 umurongo w'8 kugeza ku wa 9, Bibiliya iratubwira ngo, ni 19 umurongo w'8 kugeza 9. Nibyo ijambo ry'Imana rivuga neza ngo, amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahamije nibyo kwizerwa, bihumuswa ubwenge. Amategeko y'Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihwejesha amaso. Nsomye imirongo 2 ariko nshakamo ibyo Uwiteka yategetse bihumuswa ubwenge, ibyo Uwiteka yategetse bihwejesha amaso. Iyo umuntu ayobowe n'ibyo Uwiteka yategetse mu guhitamo umufasha, akamubona abamuhawe n'Uwiteka.
iyo umuntu yiyoboye akigenza uko ashaka nta bwirizwa na rimwe mvajuru akurikije, akazashinga urugo rw'umwaku, ni urwo aba yarigeneye, kuko aba yarakurikije inzira ya Satani. Niyo mpamvu rero basore, hari amabwiriza mvajuru yatuma mushinga urugo ruzagira amahoro n'umutekano, rugahirwa tukiri mu isi, kandi urugo rwiza ku isi ni umusogongero w'ijuru, nuko namwe mukazanezerwa. Niyo mpamvu ndabanza gusobanura ijambo kurambagiza ni iki. Kurambagiza ubwo ni igikorwa gikorwa n'umusore w'umuhungu ku ikubitiro, urukumva ageze igihe cyo gushyingirwa, ashaka kubaka urwe. Icyo gikorwa ubundi iryo jambo aha muri ibi by'ubukwe turi kurikoresha ari sanse figire, ni ubusobanuro bagendekereje, ariko rigira sanse poropore yaryo, izwi n'abantu babaye mu mashyamba, haba imigano imwe minini bakoramo ingare, cyangwa se imwe basakaza, imwe basatura, barangiza bakikuramo za ngingo z'imbere, imwe bakayigarika indi bakayubika, ikamera nk'amabati ku nzu. Abo ntabwo bapfa gukora ngo bapfe kurundaho, kuko umugano hari ukuntu ukura, noneho imungu, sindayita imungu cyangwa se agasimba gakaze, kakawutobora ugihagaze ntibiwuze gukura. Noneho umunsi wawo ugari kuri gusakara, ka gatobore kakaba katuma umuntu avigwa, cyangwa se iyo ngingo yatobotse ntiwayikoramo ingare ngo ujye urakamiramo amata, ntabwo byashoboka. Habaga igikorwa rero mu ishyamba ry'imigano, ababimenyereye bakajyayo, akayizenguruka yose ayigenzura, ureba kugeza ubwo arawukurikira kugeza aho ashaka, akareba niba ako gatobore katarimo, bakita iseseme, akareba uwo mugano niba utagira iseseme, nuko uwo ashimye utagira iseseme akawunoshaho. Yabaga afite abandi bahunga inyuma, akababwira ati iyo nagiye ndarambagiza mutangire muyiteme. Umugano wabaga udafite ikimenyetso ntabwo bawukoragaho. Yawushimye ko yasanze ntugoramye, ntuhengamye, ntiwazanye ipfundo, nta sesemi, icyo gikorwa yakoze cyo kuwushima nicyo cyitwa kurambagiza. Noneho bigeze mu byo gushinga urugo, iyo mvugo turayifashisha kuko ururimi niko rumera. Ubwo umusore ukuze ugeze igihe abakobwa bose abona ni abakandida bo kumubera abagore, ni uburenganzira bwe. Apfa kuba ntacyo yababwiye, uko bavuga ababireba, uko basubiza ubahamagaye ababireba, isaha bagira mu materaniro abayireba, uko bakora imirimo y'iwabo ababireba, niba ari abanyesuku ibyo ababigenzura, niba bihangana ibibazo byabaye ababireba, mu giterane, ku ishuri, mu kazi, ni uburenganzira bw'umusore ibyo byose kubigenzura. Noneho habaye kera, hakaba uwo yabonye arushije abandi ubutwari cyangwa imico, nuko uwo iyo amubwiye igikorwa kirambagiza kiba kirangiye, atangiye icyo kugirana amasezerano, kuko abamubwiye ati naragukunze, shaka ko uzambera umugore. Ibyo bikora umuhungu. Iyo arivuze iryo jambo irambagiza, we aba yarirangije. Noneho uzaba mugenzi we nawe ntabwo apfa kwemera gusa nk'intama bajyanye mu isoko, kuko ushobora kumurebaho ibyiza ariko wowe utagira ibyiza, cyane ko abantu bose bakunda ibyiza. N'umuntu w'igisambo ngumya akunda abatanga, Imigani 19:6, umuntu wese akunda utanga, ariko agashobora kuba akunda utanga wadatanga. Niko n'abasore bifuza abageni beza, ariko si uko abanza kuvuga ngo nanjye ndi mwiza, n'inkozi y'ibibi yifuza umwiza. Nicyo gitera na wa mukobwa nawe gufata nawe agahe mu bihe bigoye, nawe akamugenzura, kandi bamugenzura bizi, ariko mugenzi we aba yaramurambagije nta makuru abifiteho. Wewe bisaba imbaraga nyinshi, biba bisaba imbaraga nyinshi. Noneho aho nawe azashima imico ye, akamwemerera ko azamubera umugore, icyo gihe baba bagiranye amasezerano. Nkiri kuri iyi ngingo, hari impamvu nyinshi, cyane cyane muri uru rubyiruko rw'uyu munsi wa none,
zishobora gutuma yenda ayo masezerano bagiranye apfa ariko zitari ukuri. Aha ndavuga ingingo imwe igoye abasore b'ubu, iyo barambagije ntibarebe imico bakareba ibindi mvuga ni uburebure, ni ubunini, ni inzobe, ni uguseka se, hari ibindi bajya bavuga by'amafuti bidafite n'aho bihuriye mu kubakwa k'urugo. Ibyo rero bihora byaduka. Hari ukuntu umusore agwa mu kaga, niba hari we yakunze amukundiye inzobe atari imico yarebye, bugacya haje inzobe imuruta. Niba hari we yakunze yenda aringaniye hakaza umusumbaho. Abandi bo batagira n'Imana, niba yarakunze wahinduye imisatsi ubururu, ejo hakaza wayigize uruhogo. Ibyo bigezweho bishobora kugukura mu byimbo bihora bihindagurika. Nibyo bigusha abasore mu cyaha gikomeye Imana yanga. Ndakivugaho gato. Nsomye igitabo cyitwa inama zigirwa itorero, abafite muri telefone ni urupapuro rw'149, ariko abasoma n'ibindi bitabo muzabisoma mu gitabo cyitwa Letter to Young Lovers, cyangwa se tugenekereje ni ibaruwa ku bakundana ari bato. Ni urupapuro rwa 74. Haranditse ngo ingeso idakwiriye gukinisha imitima ni icyaha kitagira uko kingana mu maso y'Imana yera. Nyamara bamwe bakunda inkumi bakanazikundisha, hanyuma bakagenda bakibagirwa amagambo bavuze yose n'amaherezo yayo, babona undi bakamubengukwa, bakavuga amagambo ahwanye n'aya mbere, bakamugira nk'uwa mbere. Iyo ngeso yigaragaza mu mibereho yabo bamaze gushyingirwa. Gushyingirwa konyine ntigutera ubwenge bujahagurika gushikama ngo bukomere kandi bubu bw'ukuri mu ngeso. Barambirwa gukomeza gukiranuka, maze intekerezo zanduye zikigaragariza mu mirimo yanduye. Mbega uburyo ari ikintu cy'ingenzi yuko abasore bakenyera cyane mu bwenge kandi bakitondesha ingeso zabo, kugira ngo Satani atabashuka akabavana mu nzira yo gukiranuka. Nsomye byinshi ariko ngambiriye ijambo rimwe rivuze ngo gukinisha imitima ni icyaha kitagira uko kingana mu maso y'Imana yera. Mbese ubwo kiraremereye, nta munzani wo ku isi wagipima. Nawe birebe bitewe n'uko wajahaguritse, udafite ubwenge bushikamye. Kwanza nta n'ubwo ufite, ntiwarebye imico, warebye ibindi, n'amenyo yenda bwakeye ryakutse. Yabafashe neza uwo munsi, nyuma byari bitirano bitamurimo, yenda arabigabanya. Nuko n'ibindi no kubona bamurenzeho kubinyura kamere. Ugasanga umusore yatendetse abakobwa barenga 10, cyangwa umukobwa nawe yemereye abasore barenga 10. Ari gupfa gupapira avuga ati nimpusha nzafatisha, nkuri gutega ambushi igicu, nkuri guca igicu. Icyo ni icyaha kitagira uko kingana mu maso y'Imana. Uwamaze kurambagiza ari imico yarebye akaba abwiye mugenzi we, biba birangiye. Nta mpamvu n'imwe ituma ibyo bintu bihinduka, cyetse ari icyaha yamubonyeho cyatuma urwo rugo rwabo rudashingwa. Cyane ko iri jambo nivuga ngo icyaha yamubonyeho cyatuma urugo rwabo rudashingwa, hari n'abituratura bakitoratozwa kuri bagenzi babo bashaka kwanga, bakabahimbaho ibyaha bitari ibyaha. Ariko iki ni icyaha kibi, ni urugomo, ni n'ubugome. Kuko yenda abasore mu nyumva, muri abasore byanditswe bivuga ko amatwi ya benshi muri mwe atumva, gusa amaso arareba. Ariko igihe kizagera namwe mukure, wabyumva neza nawe wishyize mu mwanya wa mugenzi wawe mukundanye imyaka 10, kuwa 11 akaba ari kumubwira ngo byarahindutse. Wabyumva neza uri umubyeyi, yenda nawe ari inkumi yawe mukundanye batendetse imyaka 10, yenda bayirambagije ifite 26, bayitendetse 10, bayisezereye kuri 36. Ntabwo ari icyaha gusa, ni n'ubugome gusa, ni n'ubwenge buke. Rero reka mbwira abasore mu nyumva, ijambo ribwira mugenzi wawe ko umukunda, ko umwifuza ko muzabana, nirije rivugwa nyuma yo kurambagiza kw'igihe gihagije.
kuko nirivugwa ritazongera guhinduka keretse habonetse impamvu ikomeye yabwirwa n'abandi bakavuga ngo iyi irakwiye ko mutandukana. Rero nari nkisobanura uko kurambagiza, ntabwo ari ukurambagiza arambagiza, ahubwo ni igikorwa gikorwa rimwe, waba ubwiye mugenzi wawe ukaba urangije mugiranye amasezerano. Nkiraha impamvu n'Imana yemeye ko habaho kurambagiza ni uko gushingwa k'urugo birimo inyungu nyinshi ntafite umwanya wo kuvuga. Nibyo bituma inyoko muntu ikomeza kubaho. Gushingwa k'urugo rwiza nibyo bituma hazavuka abantu beza. Urugo rwiza nicyo gihugu cyiza cy'ejo hazaza. Iyo byapfuye aho mu rugo, aho mu muryango ukaba ushinzwe nabi, n'ibindi bizakurikiraho byose biba bizaba bibi. Niyo mpamvu rero Imana yagennye ko abantu babanza iki gikorwa cyitwa kurambagiza. Ababigambiriye kandi bose bakaba bafite intego nyamukuru. Mu gitabo cyitwa Good Pratique d'Education Familiale, cyangwa se tugenekereje ni ubuyobozi bw'umuryango bushyizwe mu bikorwa, mu rupapuro rwa 419, ngo bose bakaba bagambiriye ibi bikurikira: ni ugushinga ihuriro rimurika aho abandi bazajya baza kwishyushya mu by'umwuka, ni ugushinga aho abandi bazajya baza kwikomereza, ni ugushinga aho abandi bazajya baza kwigira, ni ugushinga aho abandi bazajya baza kubariza akayira kagana ku kuri no ku munezero. Mbese urugo rwiza rushinzwe ni ijuru rito. Mbwire n'abanyumva kudashinga urugo byaba ari ibyago, ariko nta myizerere, nta butagatifu, nta bukiranutsi bubuza umuntu gushyingirwa. Ahubwo byaterwa gusa n'ibyago, kuko mu byiza byabyo bigwiza ubwenge. Washyingiwe agira ubwenge. Ni ishuri ryiza umuntu yigiramo inararibonye. Urugo rutuma umuntu aba umuhannyi, cyane uwaruhagazemo neza ntiyitware nabi. Niyo mpamvu abashinga urugo babitewe n'izindi mpamvu nabo babaho. Ndavugamo zimwe. Iya mbere, ngo hari ababona bari mu bwigunge bakumva bashyingirwa ngo ubwigunge bushire. Iya kabiri, ngo hari abatinya ko bazasaza bari bonyine, ngo ibyo bikabatera kuba inshakiramuruho. Inshakiramuruho ni umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo inshakiramuruho ntibaza amoko. Ntabwo amoko avugwa ari ay'abantu bapfa, oya, n'inzigo zayo, oya, ahubwo n'Abanyarwanda ba kera batarasoma Bibiliya, kuko icyo ngiye kuvuga cyo gihuje na Bibiliya. Ntabwo yapfaga kwemera ko umusore we cyangwa umukobwa we apfa gushyingirwa uko ashaka, ngo ajye no mu bisambo, ajye no mu barozi, ajye no mu bagome. Ahubwo babanzaga kubaza ngo mbuwo muryango barakundana, bacumbikira abashyitsi, barafashanya, baterana inkunga, bahana inka. Nibyo bavugaga. Rero ubikoze ari inshakiramuruho, bahoraga n'imbobo bakagenda ntacyo babanje kwibazaho. Iyo si impamvu itera umuntu gushyingirwa. Gatatu, les besoins de protection devant les difficultés de la vie, gukenera ubufasha mu ngorane zo mu buzima. Ngo ibi nabyo bijya bitera bamwe gushyingirwa, ngo bagagenda buhumyi ntacyo babanje kwibazaho. Icya kane, ngo hariho n'abakobwa bamwe ngo bumva barambiwe kubaho bonyine. Hariho ngo n'abandi bajya bavuga ko iwabo batakibakunda. Bajya bavuga ko iwabo batakibakunda. Ngo hari n'abandi ngo bajya bavuga ko bashyingiwe bagenzi babo babitewe n'impuhwe babagiriye. Ariko hano baranzura ngo izo mpuhwe si urukundo. Ngo disi ngo namubonye ari agapfubyi ngo yitekera, ngo mpita mwemera. Oya, cyese yujuje ibyangombwa. Ngo mpita ngo murambagiza, ngo numva bari we mpisemo. Oya, yaba n'imfubyi ishira isoni cyangwa itakwije ubwenge bwakubaka urugo. Ibyo bibaho. Itaba mugenzi wawe, ibyo bibaho. Izi mpamvu hamwe n'izindi ntabwo ari iz'ukuri, ahubwo ababigambiriye bose bagomba kuzugwamo n'igitekerezo cy'uko bagiye kuba ingirakamaro ku isi. Noneho ibyo nibyo bituma habanza igikorwa gikomeye cyitwa kurambagiza. Bana b'Imana, cyane abasore, birababaje kuba abenshi aribo batagira amatwi yumva, aribo bari bakwiye kubyumva. Ariko reka
uyu mwanya yenda Imana idufashe tugerageze tubyumve. Tugiye kuvuga ku ngingo enye, zirindwi, ni ingingo zirindwi, si izo gusa, haba n'izindi, ariko nibura izi ngingo zirindwi zitaweho, umusore urambagiza yaba arambagije neza. Iya mbere ni uko urambagiza agomba kuba akuze bihagije, kuba akuze, ibyo turabivugaho. Iya kabiri ni ukumenya ko ushaka umufasha n'ufite icyo afasha. Ingingo nayo turayisesengura. Ushaka umufasha ni umuntu ufite ibyo afashe. Udafite ibyo afashe ntabwo aba akeneye umufasha. Iya gatatu ni ukurambagiza mugenzi wawe wizera Imana kandi akubaha ijambo ryayo. Iya kane ni ukumenya neza uwo wifuza kubana nawe, kumumenya ariko nongeyeho ngo neza. Iya gatanu ni ukongera kuzirikana icyo umushakira, mushakira iki, icyo nacyo ukakimenya kandi neza. Gatandatu ni ukumenya ko ubwiza ari imico. Karindwi ni ugusenga Imana. Ngibyo ibintu tugiye gusesengura. Umuntu wese wabiha akanya akabitambukamo neza, ni ukuri yaba arambagije neza. Duhereye kuri iyi ngingo ya mbere, kuba umuntu akuze, muri iki cyigisho muzongere mwiga amateka mu Itangiriro 24 ya Isaka ashyingirwa Rebeka. Ise ajya kumurambagiriza, muzabisoma mu bitabo bitandukanye. Ntabwo yari umwana muto kuko yari afite imyaka 40, ariko nanone ntimuhabuke iyo 40 nuko icyizere cy'ubuzima icyo gihe cyabo nabo cyari kirekire, ntabwo cyari kimeze nk'icyacu. Ubwo nuko ibihe bigenda bibaho, hakabaho ubuhenebere cyangwa se ibyo bita degenerescence, kugenda inyoko muntu ituba mu burambe. Imana nayo yarabizirikanye, yagiye imenya ibidukwiye uko ibihe bizakurikirana. Ngaho muri iki gihe cyacu umuntu abakuze bihagije. Mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore, Icyongereza, ni Message to Young People, ni urupapuro rwa 452, 452. Aya magambo kandi aboneka no mu rugo rwa Gikirisito, Icyongereza n'ubundi 79. Ni ijambo rito rivuze ngo a youth not out of his teens is a poor judge of the fitness of a person as young as himself to be his companion for life. Umusore wese utaragira imyaka 20 aba ari umutindi mu by'ubwenge bwo kumenya guhitamo uzaba mugenzi we ubuzima bwose. Iri jambo muryumve neza. Umusore wese utaragira imyaka 20 aba ari umutindi mu by'ubwenge, ntabwo yashobora kumenya guhitamo mugenzi we bazabana ubuzima bwose. Ikibabaje wowe unyumva, n'abatari babizi, aba bana bo munsi y'imyaka 18 nibo bazi ko bazi ubwenge. Uko inyandiko ivuze ko ari abatindi batashobora guhitamo bagenzi babo, nabo baba bavuga bati ubwo twe turakamiritse tubuzi neza. Noneho iyo bakubitanye n'ababyeyi babo bubaha Imana, bari kubagira inama no kubahana, ibyanditswe bitubwira ngo uramutse umutumye injiji iruta izindi ngo yazashoreye se na nyina, ngo niwe njiji azi, kuko ngo bapfa ko bahora banyuranye n'ubushake bwe budafite ubwenge. Umwana umwe niwe wanejeje, igihe cyarageze amaze kuba mukuru, nawe nuko yabifataga. Arangije atanga ubuhamya avuga ngo nkiri umwana ngo nari nzi ko ntanjije imeze nka papa na mama, ngo ariko ntangazwa n'ubwenge bwinshi bari bafite. Mbese ariko naho bamukumira
agize ubwenge nawe ari kubona yaraguye mu nyenga, nuko biramutangaza cyane. Ariko weho unyumva, byumve ubimenye, kirazira kikaziririzwa, nta wishora, nta utekereza, nta upanga, nta urota umushinga wo gushyingirwa atararenza imyaka 20. Waba uguye mu kaga, kandi bamwe byabagizeho ingaruka. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, urupapuro rw'145, ndavuga page original, iyi page yindi ni 91, haranditse ngo hari ikigero cy'imyaka umusore n'inkumi baba bagomba gutekereza ku byo gushyingirwa, kandi bikaba bikwiye. Byashoboka ko mbere y'icyo gihe ababyeyi baba bararwanya intambara yo kubabuza kwishora mu rukundo rw'imburagihe, babigisha ko bagomba gutegereza bakabanza gukura ngo babe abagabo n'abagore. Ariko se none ni ryari baba bakuze bihagije? Muri rusange ni nyuma y'isabukuru yabo ya 20. Utarakora anniversaire y'imyaka 20 aragwigende. Ni nyuma y'isabukuru yabo ya 20, kandi kiba kigomba kwitabwaho. Ntabwo ari imyaka gusa, ahubwo hari n'ibindi. Birakwiye ko umwana abarangije amashuri cyangwa se ayagerereje, ayarangije cyangwa se ayagerereje. Igikurikiyeho, birakwiye ko ibibazo by'umutungo akenshi biba bigoye abasore n'inkumi biba bimaze kujya ku murongo, ku buryo babasha kwikorera inshingano z'urugo n'umuryango nta bwoba. Icyanyuma, ni ingenzi ko imiterere y'umusore n'inkumi bagiye kurwubaka igaragaza ko bakuze bihagije. Hari abasore babanguka kugaragaza ibimenyetso by'uko bakuze, abandi bagatinda. Ariko muri rusange, hagati y'imyaka 20 na 25 umuntu aba akuze bihagije. Weho unyumva, uzaba urambagije neza, uzaba urambagijwe neza nibi iyi myaka uyigejejeho. Imana ntabwo ipfa kuvuga, bifite icyo bitwaye mu by'ubwenge gushyingirwa hasi y'iyo myaka, bifite icyo bitwaye mu mpagarike gushyingirwa hasi y'iyo myaka, bifite icyo bitwaye mu buzima, imibereho, kubana n'abandi, vie sociale, gushyingirwa hasi y'iyo myaka. Niyo mpamvu rero nubwo nta mwanya wo kubisesengura, ariko ijambo ry'Imana ryaturebeyeyo, ugomba kuba ukuze bihagije. Nyiraha akaba ari nayo mpamvu ku bazasoma nanone mu gitabo cyitwa Guide pratique d'éducation familiale, mu kagingo kitwa adaptation conjugale, cyangwa se gushobora kubana kw'abashakanye, bavuze utugingo twinshi tujya dutuma abantu bashobora gutana bitari no muri iyi myaka. Ariko bavugamo n'akagingo kavuze ngo iyo abashyingiranwe barutanwa by'ihabya. Ibyo nabyo ntabwo byemewe, byategwa n'ibyago byo mu isi, ariko ntibyemewe ko abantu bashyingiranwa barutanwa by'ihabya. By'ihabya ni ryari? Ngo nukumwe azasaza akanogoka undi akiri umusore, aho umwe yari akeneye ubwenge n'imbaraga by'undi bikaba bitagihari, aho umwe yari akeneye inama n'ubufasha bw'undi akaba yarashaje yarahonjotse. Bene uko gushyingirwa nako ntabwo kujya gutuma urugo rwubakika neza. Akaba ari nayo mpamvu mu gitabo cyitwa Ibaruwa ku bakundana ari batoya, biramutse bibaye tukabona abana bacu bishoye mu nkundo nk'uko isi y'ibifasha aribyo bita ngo ni copinage, ugasanga n'utwana two muri primaire mu wa 5 ngo agakobwa n'agahungu ngo dufitanye ubucuti, mu wa 6 hose nakubwira torongomeho ni ibicika. Ntabwo ibyo byemewe. Abasore banyumva kuko bo bakunda ijambo ry'Imana, iki gitabo cyitwa Ibaruwa ku bakundana bakiri bato, urupapuro rwacyo rwa 63 haranditse ngo the young affections should be restrained until the period arrives when sufficient age and experience will make it honorable and safe
to unfetter them. Inkundo z'abakiri batoya zikwiye guhagarikwa ako kanya kugeza ubwo igihe kizaba kigeze bakuze bihagije, bafite n'inararibonye ku buryo bakundana bikaba ibyo kubahwa kandi bagashobora kubigendamo neza. Babyeyi mu nyumva, ibyo bita copinage cyangwa se izo nkundo z'abakiri bato, abandi baziboneye izina bazita gakungu. Kubaza ikinyarwanda rero, agakungu nta inka 20 zitwa ishyo, ariko imbwa 20 ntago zitwa ishyo, zitwa gakungu. Gakungu nakimbwa. Ngo rero aba bana bato batazi n'ubuzima niyo buva niyo bujya, iyo batangiye kugirana inkundo nta gakungu, nta kimbwa. Iryo zina babyise niryo, kuko mu by'ukuri ntaho biba bizasoreza, nubwo isi bitewe n'ahantu habi igeze, amategeko amwe asigaye yemerera bene abo bana kujya kwibana mu tuzu bita geto cyangwa utwo nitinigiro, nuko bakabumwa agahungu n'agakobwa batazi ubuzima iyo bwerekera, batazi niyo bizasoreza, batazi ko bari kwandiza izina ryabo no kwica ubwenge bwabo, nuko bakazicuza icyo bakagombye kuba barakoze. Iminsi yarirenze ntacyo bakigaruye, cyane ko ya magambo aba mu byanditswe ni ukuri, aho bavuze ngo tunyura mu isi rimwe, tunyura mu isi rimwe, umukobwa unyumva, umusore unyumva. Muri iki gitabo banditse mu ijambo rijya rinezeza ariko rikanambabaza, rivuze ngo ni ku rupapuro rwa 33 n'ubundi, aho bavuze ngo a little times now hepfo spending sowing your weed oats, dear young friends, will produce a crop that will embitter your whole life. Agahe gatoya umara uri kubiba impamvu cyangwa se uri kubiba urukungu. Inshuti basore, kazakubyarira umusaruro uzasharirira ubuzima bwawe bwose. An hour of thoughtlessness, when yielding to temptation, may turn the whole current of your life in the wrong direction. Isaha imwe gusumara uri mu bintu utatekerejeho, ukigarurirwa n'igishuko, iyo saha ishobora gufata ubuzima bwawe bwose ikabuhindurira icyerekezo kandi ikabujyana habi. Ijambo nashakaga ngiri, you can have but one youth. Bimenye ufite ubusore bumwe, ntabwo akabiri bubaho. Umusore inshuti nkunda, ubusore ufite ntabwo ari bubiri, ahubwo ufite ubusore bumwe, nubwo wishimira mu y'imyaka. Make that useful. Gerageza kububyaza umusaruro, ubukoreshe iby'ingirakamaro. Once you have passed over the ground, you can never return to rectify your mistakes. Igihe ifirimbi zabivuze ikakubwira ngo va mu kibuga cy'ubusore, ntibishoboka ko wongera gusubiramo ngo ujye gukosora ibyo wangirije. He who refuses to connect with God, umusore wanga kugirana isano n'Imana, and puts himself in a way of temptation, will surely fall. Yarangiza ubwe akijyana ku rubuga rw'ibishuko, nta kabuza azagwa. God is testing every youth. Ubu Imana iri gusuzuma buri musore. Ngaho kuri iyi ngingo ngira ngo ndayisobanuye nubwo bidahagije, ariko iki tugice akaronko, inkundo z'abato zikwiye guhagarikwa. Ububi na bwiza atari kubahemukira, ahubwo ari ukurinda umutekano wabo w'iby'umwuka n'imico mbonera n'iby'ubwenge. Ntabwo abanyumva ari abasenga gusa, nubwo waba udasenga ibyiza urabishaka kandi byakubera, nubwo gusenga ari byo byiza. Kandi abasoma kino gitabo cyatwebwe n'abana bacu page 20 baranditse ngo gushakira imico mbonera ahatari iyobokamana ngo ni nko kure mu muntu muzima kandi utagira umwuka utanga ubugingo. Ni nko kugerageza kure mu muntu muzima kandi utagira umwuka utanga ubugingo. Ariko uko biri kose n'ababi n'inkozi z'ibibi n'abasinzi n'abarozi, ibyiza byo barabishaka. Bashaka gushyingira, bashaka gushyingirwa, ibitahajuru n'ibigenda joro ntabwo babishaka. Ngaho mwe mu nyumva hari indi ngeso
iteye agahinda y'abasore, cyane ikunda gukorwa n'abasore bakuru bazi gukwepa ibyaha ariko badakwepye ibiri mu mutima. Uvuga bati tugiye gukora ibintu bibi ariko tuzabihisha ab'imusozi be kuzabibona, nuko bazajye baduha umugisha nk'abakoze ibyiza. Iyo ngeso yitwa kubukinga. Bukingi nayo ntabwo yemewe. Naho umusore w'imyaka 30, 25 umukuru uzi ubwenge areguka kwako kana ka 17 n'itandatu kataramenya iyo biva n'iyo bijya, yarangiza akamubwira ati ndagukunda tuzibanira ariko uceceka, baduhiga badushwiragiza, wicecekera uryumeho, nukura wakuze nibwo tuzabisandaza. Maze agafata uwo mwana akamumurika nk'icyo gitekerezo cy'uburozi, mu ishuri agatsindwa, mu rugo ntiyumvire, akaba ari yafatwa n'iyajya kuko ni indwara nk'izindi, nuko ugasanga bamutesheje icyerekezo. Ari nayo mpamvu bamwe batsindwa no mu ishuri n'inshingano zo mu rugo zikabananira. Ni iryo jambo riba riri kumucugusa, abwiwe ataragira ubwonko bushobora kuryumva no kurishyira mu mwanya waryo. Ibyo nabyo ntibyemewe. Uwafatanwa ibyo nawe yabafatanwa igihanga. Ngaho kuri iyi ngingo yo gukura bihagije, reka duse n'abayicumbitse, ariko buri wese abyumve ko abakiri bato rwose bitemewe ko bishora muri uwo mushinga. Ingingo ya kabiri yatubwiraga ngo ushaka umufasha n'ufite ibyo afasha. Ubwo ni Itangiriro 2:18. Si byiza ko uyu muntu yaba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Nibutse abasoma Bibiliya, Adamu amaze kuremwa yahawe akazi ko gukora. Ubwo ni Itangiriro 2:15, hingira ingobyi kandi uyirinde. Ngo ariko ngo mu byajyaga kumubera umunezero ari mw'iyo mirimo, ngo nuko Imana yagombaga kumuha mugenzi we. Biranditswe muri cya gitabo n'ubundi Guide pratique d'éducation familiale cyangwa se ubuyobozi bw'umuryango bushyizwe mu bikorwa. Hari ijambo rivuze ngo kuki dushyingirwa, igisubizo baravuga ngo l'homme assisté de la femme doit remplir une haute mission dans le monde. Ni ijambo ryonyine nshaka. Iyo umugabo agaragiwe n'umugore cyangwa se afashijwe n'umugore, ngo nibwo aba ashobora gukora umurimo ukomeye mu isi. Umugabo uri wenyine arakora, ariko mu byiza indushyika igihe cyose atarabona mugenzi we. Akaba ariyo mpamvu ushyingirwa aba ari umugabo w'imigambi. Yenda ndabivuga mu mvugo zakumvwa na buri wese. Ubwo ni umusore afite iduka. Niba utagira iduka, n'undi agira akarima, n'undi agira moto, n'undi agira igare, abantu ntibanareshya, ibyo byo nta kibazo kibirimo. Ariko nibura mu buzima hari ibiguhugije ukora. Ashinzwe kugaburira nyina ise cyangwa barumuna be, cyangwa se undi nawe ashinzwe kwita kuri bishywa be. Mu isi hari icyo ushinzwe, uri gitifu cyangwa uri mudugudu, simbizi ko abo duteranye bose nta bingeri zitandukanye. Icyo uri cyo, ariko ku isi uri ingirakamaro. Hari abagutegerejeho serivisi, hari abantu ibyabo byazamba udahagaze mu mwanya wawe. Uri umuvugabutumwa cyangwa uri intumwa, usabwa kujya mu icumbi cyangwa woroye inka. Ibyo byose ushinzwe ukora bijye bikuzazanya. Wagiye mu nka, umurimo ukagwabira. Wagiye mu ivugabutumwa, inka zigakena. Wagiye kwita kuri mama, iduka rigakingwa. Uri ku kazi kuko uri mwarimu, basanga mu mirima hararaye. Mbese uwo muntu uzazaniwe kuko afite ibyo akora, akeneye umufasha. Ikibabaje cyo muri iyi minsi y'imperuka ni uko benshi bajya batekereza ibyo gushyingirwa, bagashaka umufasha ntacyo bafasha. Migani 24, niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo weho musore unyumva, uyu murongo ni wowe ubwirwa. Umurongo wa 27, Imigani 24:27 haranditse ngo banza witegura ibyo ku gasozi, uringanize imirima yawe, hanyuma uzabone kubaka inzu. Ubwo rero weho unyumva, ikirangamirwa n'ikibanza si ugushaka umufasha, ahubwo ushaka ibyo ufashe, none akaza nawe afite ibyaje kugufasha. Iri jambo muryumve. Baca umugani ngo nyiri urutwe runini ntarengwa n'imijugujugu, cyangwa ngo nyiri umupfu ngo niwe uherera hanuka.
mu kushingwa k'umuryango umugabo niwe nyir'umupfu. Ibiremeye n'ibivunanye n'ibigoyi bisaba kugenda ijoro no kunyagirwa, bisaba kuruha no gushenguka ni iby'umugabo. Ariko byaguhitana ugakenera mugenzi wawe ngo agere ashyira mu inyoroshyo akubere umufasha. Ingeso yo kwishingikiriza kuri mugenzi wawe, reka mbyerure, ni abasore bahagaze mu mwanya aho kureba imico y'umukobwa bazabana, akareba imisitari y'iwabo, akareba amaduka isa afite, akamenya umubare w'imodoka n'inka iwabo batunze, akamenya n'umubare w'uko bavutse. Ati mwarura rugo kura mukobwa bavuka ari babiri, bafite hegitari enye, bafite amazu mu Ruhengeri cyangwa i Kigali cyangwa i Butare cyangwa i Buraya 10. Ubwo ninjyana umwe n'undi uzajyana undi tuzapasura, ugasanga neza ahisabara iby'imitungo y'iwabo w'umukobwa. Noneho ntibirangirire niyo, uwo bigeze no ku rwego ruteye agahinda, icyo kora ni seseme, aho umukobwa arinjira mu nzu nk'aho mugenzi we yanejejwe n'uwo mugeni utashye, yarakumbuye afitiye amatsiko, agatangira gucana itoroshi ubu haje n'amashanyarazi, agashorogotora ibikorwa n'abana nabo bari mu munsi y'imyaka 6, nibo bakunda gushorogotora ibyo nyina avuye guhaha, karungurukamo bashaka kureba ibyo azanye, ngo arebe ibyo yazanye. Nibwo bamwe mwumva ngo nta gare yazanye, abandi ngo nta matera yazanye, ngo nta mashini, ngo nta nka, ngo nta ntebe. Nuko ukaba ugiye gushinga urugo rwishingikirije ku mutungo uvuye ahandi. Ibi muri iki gitabo nahoze nsoma ku rupapuro rwa 456, guide pratique d'éducation familiale, musore nyumva uraba ufite ibyo ufasha, uza nuko gufasha ibyo ufasha. Haranditse ngo ndasoma nsobanure muri bya bindi bituma bashakanye batana, harimo ijambo rivuze ngo lorsque la femme est plus instruite que le mari. Niyo umugore ari we wize cyangwa se ujijutse kuruta umugabo. Ndasoma la femme a besoin d'admirer son mari. Abagore bose bakeneye kurata, gutaka, kogeza abagabo babo. Lorsque de sérieuses raisons l'empêchent de le faire, iyo hari impamvu zikomeye zimubuza kubikora, elle est exposée soit à lui rendre la vie difficile, soit à lui être infidèle, soit surtout à souffrir en silence et à penser avec amertume qu'elle a manqué sa vie. Uyu mugore agwa mu kaga, icyambere ko kumubanira nabi, cyangwa se akagera musuzugura akanamuhemukira, akaba yanamuca n'inyuma, cyangwa se akababarira mu mutima ariko akavuga ko yapfubye, nasanze kamaro gake, akajya avuga ngo narapfubye. Noneho cette admiration, si elle est sincère et fondée sur la réalité, uko kogeza no kurata umugabo we, iyo bivuye ku bintu by'ukuri kandi ko ibyo amushimira ariko ameze koko, est nécessaire au mari car elle stimule et récompense son activité en lui donnant la certitude qu'il ne perd ni son temps ni sa peine. Ni ingenzi n'umugabo arabikunda, bijya bimutera akanyabugabo, bikamubera nk'ingororano mu mirimo akora n'imiruho ye, nawe bikamwemeza ko bugi ibyo akora ataruhira ubusa. Or si la femme est plus instruite que son mari, birabaye rero umugore niwe ujijutse, elle possède des diplômes nettement supérieurs aux cieux, niwe ufite za diguri, bidiplôme biruta iby'umugabo, sita equilane emare, reka ne kubisoma byose, ariko icyo nshaka nta nubwo diplôme ubwo bari kuvuga ari y'igipapuro, kuko ari n'abayigira nta kimaze, ahubwo diplôme n'umwanditsi yandika ibi, isi yari ikiri urangiza ukabona akazi. Diplôme ubwo bivuze income, ni ibyinjira, niwe wize, niwe ujijutse, niwe ukora, niwe winjiza. None ugasanga ibyinjira bitunze urwo rugo bikomoka ku mugore. Abahungu bubu bari kubara aho kureba imico bakareba imitungo, yo bagiye kuzabana nabo, icyo wamukundiye nicyo uzazira. Ibyo ntibijya bihira, ni kimwe mu bituma bashakanye batana. Noneho kuri iyi ngingo sinabura gusoma aya magambo
kugira ngo umusore unyumva mu butumwa bwatoranijwe ni umuzingo wa kabiri, ni urupapuro ndasoma w'igifaransa rwa 483. Plusieurs ont contracté mariage sans avoir de biens hérités ou acquis. Benshi barahangaye barashyingirwa batagira ubutunzi bishakiye, batagira nubwo barazwe n'ababyeyi. Il n'avait ni force physique ni énergie mentale pour gagner de l'argent. Ewe nta mbaraga z'umubiri bagiraga, nta n'iz'ubwenge bagiraga zabaronkesha agafaranga. Trop pressé de se marier, ariko ubwira bwinshi bwo gushyingirwa bari bafite, ils ont assumé des responsabilités dont ils ne comprenaient pas l'importance. Bishora mu mushinga bataza agaciro kawo. Dénués de sentiments nobles et élevés, batagira ibitekerezo bikungahaye kandi bihanitse, sans la moindre idée de devoir de mari ou d'un père. Ewe nta n'amakuru bafite ku kuba umugabo se w'abana no ku kuba nyina w'abana. Ils ne savaient pas ce qui l'encoute de pourvoir aux besoins d'une famille. Bashyingirwa batazi n'icyo bisaba kugira ngo ushobore gukenura amakene y'umuryango. Ndatarutse. Ceux qui ne sont pas capables de pourvoir à leurs propres besoins ne devraient pas avoir d'enfants. Abatashobora kwikenurira amakene abareba ubwabo, bene abo ntibemererwa gushyingirwa, batavaho bashyingirwa bakazagira abana mu isi. Ntabwo ibyo byemewe. Nibo ngo babyara abana bo kubera isi umuvumo. Nibo mubona imiryango imwe aho umuntu abyara umwe kwa nyina wabo, kwa nyina, kwa nyirasenge, kandi ntabwo byemewe ko abakecuru baturerera, baratureze, baraduhetse ntibakaduhekere. Birabujijwe no mu bitabo, haba mu rwego rw'imico barera nabi, ntabwo nyirakuru w'umwana murera nka nyina. Ikindi kandi mwijya munyunyuza ubuntu, ibyo yagukoreye birahagije kongera kumugerekaho indi mitwaro. Rero kuri iyi ngingo yenda aho turi butinde cyane, nuku gushaka umufasha ariko ukamuzana ntabyo ufashe ngo noneho nawe azagufasha. Icyakora ntitwabara no kuvuga ko hari n'abakobwa nabo bagura abasore bakabarangura, ubwo bakirambagiza. Niba bari birambagishwa, niba uko muzabyita, ibi muzabisoma muri biraro wabikoze, ariko ntabwo urugo rwamuhiriye. Ni Mikali mukobwa wa Sawuli. Muzabisoma muri Samweli ya mbere 18:20 ngo nuko Mikali mukobwa wa Sawuli ngo abengukwa Dawidi, ngo babibwira Sawuli, ngo Sawuli arabyishimira. Ntabwo Sawuli kubyishimira ariko nawe yarayobewe ko ibyo bitemewe, ahubwo kuko yahigaga Dawidi yaravuze ati aya nandi mahirwe ngize, ni Satani yari bikoze, reka mumushyingire azamubera umutego yishuke ko ari umukwe wanjye mbona uko nzamwica. Nicyo we yarabyemereye, ariko nawe ntabwo yarazi ko ibyo bitemewe. Rero uwo wakuranguye akakugura uri imariye. Mwibuke ko itangiro 31:14 kugeza 16 muziga igitekerezo cya Yakobo n'abagore be, mu bijya binezeza umugore bigatuma uba umugabo ukaba n'umutwara imbere ye, nuko gusanga hari ibyo washatse akabyitirirwa, akajya avuga ngo iyi nzu ni yanjye, uyu murima ni uwanjye, iyi ni imodoka nta nubwo avuga ngo yacu, ni imodoka yanjye, iyi ni inzu yanjye, uyu ni umurima wanjye, kandi abigusanganye. Ariko uko ari kubivuga no mu buzima busanzwe n'abandi bantu bose, ibi muzabimenye bibabeho, mubigire ihame no mu bantu bose. Abo ufite icyo umariye ugira ijambo, iyo ntacyo umaze ijambo ntaryo. Sara kumvira Aburahamu akamwita umutware we, ngo ni bwa mbere rwa Petero 3:7 muzare 6, ntabwo byari kubusa, ahubwo umugabo yari afite icyo amaze mu buzima. Rero urahigwe udatekereza ibyo gushaka umufasha ntacyo ufashe, ngo nawe ube muri ba bandi batangira kureba no kurebuzwa babara imitungo yo kuba bateganya ko bababera ba sebukwe, nuko ubuzima bukazakugora hanyuma. Ndashaka gusomera abakunda utuntu agatabo kakira inararibonye, ni umuzingo wa kabiri muzabora nyuma. Harimo agatekerezo k'abakobwa babiri, umwe yitwaga Burango undi ni Nyiramariza, bapfapfanye, ariko umwe muri bo ngo apfapfana azize ubukire bw'iwabo. Ndagahera hagati kugira ngo mvuge ibyo nshaka.
nuko Muhanyi mwiza aravuga ati ibya buranga byo mbiziho duke, ariko mbwira neza unsobanurire ukuntu ubukire bw'iwabo kwa Nyiramariza bwagize uruhare uwise runini mu gutuma apfapfana, cyane ko abantu benshi tuzi ko umukobwa wo mu bakire ariwe ushaka neza akarwubaka neza, umugabo akamuha agaciro nk'ufite ahavuka hasobanutse akaba kibumbarugo. Ibi mbabwire ko atari ko bimeze, ahubwo hari n'abasore babi. Buriye umuntu ni mubi cyetse afite umwuka wera, abandi batwigishije hejya avuga ati impamvu bambaye n'ibi faranga byose n'iyi mirimo bakaduha byose, bari kumumpombaho barabuze iyo bamuta. Muri kamere biraza, ariko umugore wakuruhije inkwano ukajya kuyipagasa, inzu ukajya uyibona wiyushya kuya, matera muraraho abandi bayiguze mu mwaka wayigura mu myaka 5, ibyo aguha agaciro kuko azi umuruho warushye, nawe ukamuha agaciro kuko icyo ubonye kikuvunye nawe urakirinda. Ariko ibyo bije uko nizo ngo zisenyuka. Mutima w'urugo neza nanjye nuko nabitekerezaga ntaramenya amakuru, nuko nanjye nabitekerezaga ntaramenya amakuru. Abitewe n'ubwo bukire bw'iwabo, Nyiramariza yibuganijemo ubwibone n'agasuzuguro, bitera abasore bose kumuzinukwa. Iminsi ibaye myinshi aza kubirabukwa amazi yararenze inkombe, cyane ko atari afite n'umutima wo kwihana ngo ahinduke. Nibwo yagiye kwirambagiriza akamikari, ababonye umusore witwaga Sugabo mwene Ntajambo. Ururimi yakoresheje amurambagiza si urundi, ahubwo yamuratiye ubukire bw'iwabo, kandi nawe ubwe yari umukozi wamugaye. Ikindi yari afite amafaranga menshi, Sugabo yabonye ava mu byimbo, akurikira atareba hirya no hino, agenda ari yarangamiye yonyine, habe no kwita kuri nyirayo, ngo kuko bubatse urutarateye kabiri. Muhanyi mwiza akagira inkuru rero. Aya makuru yose ambereye mashya. None se kuki Sugabo aticaye ngo agwe neza arya ifaranga kandi ko ryari rihari? Yananijwe n'iki? Yari yinjiye mu rwuzuye rutamuvunye nk'uko abandi bigenda? Komeza umbwire icyabaye inkuruzi yo gusenya kwabo. Mbese koko kureguka mu rwuzuye utujuje wowe kubibonamwe amahirwe? Mutima w'urugo bakinjira mu rwabo, ibirugize byose byakomokaga ku ruhande rwa Nyiramariza. Si ibyo gusa kandi ahubwo n'inama n'imigambi n'ubwenge mu mirimo byari bifitwe na Nyiramariza. Sugabo icye kwari kwicara gusa akarya kandi akanywa. Nyuma yatangiye kujya ashaka gutanga amategeko nk'uko umutware w'urugo nk'uko n'abandi babigenza. Urabyumva nawe, insindirano ntitsimba. Ibyo Sugabo ntiyabimenye. Amategeko ye yanze gufata pe, yari gufata te. Ku mugabo bivuze kuzigaba kandi ukazijya imbere. Kutumvira n'agasuzuguro bya Nyiramariza ku mugabo we byatembaga nk'umugezi, kuko nta mumaro cyangwa ubutwari yamubonagamo byamutera kumwubaha. Basore mu nyumva, ikizakubahisha ntabwo ari ukuvuga gusa, sinigitera. Barongera barabajije bati kuki se Nyiramariza atamworoheye ngo amutunga cyo ari nako yamwishakiye? Mutima w'urugo, hari umuntu uherutse kumbwira ko icyo kibazo yakimubajije. Nyiramariza arasubiza ngo namworohera yemeye kuba nk'umugabo cishwaha wamesaga n'ibyahi. Naho igihe cyose akomeje kubinyicazi gusa nk'umugabo nyamujya gusa mwene ntahana busa kandi akanazamura urutugu, sinshobora kwemera kwamba amategeko. Yunga amata yatanze n'isomo rya Bibiliya. Niyahaye Yesu gutwara byose ntiyabibariwemo. N'umutware w'agasozi yakweguriye we nabe ntabwo bamumubare wabugiraho ijambo. Nkanswe ngewe Nyiramariza ntegekegwe mu byanjye, aho nge nkumva yaravuze ukuri cyangwa ibijya gusa n'ukuri. Muhanyi mwiza, ndabimenye ko insindirano ntitsimba. Sugabo we ntiwabimenye, ibindi sindabisoma. Nta jambo wagira ku ntereko y'abagabo uvuga ijambo n'uwazanye izimano. Ntabwo abasore bafite ingeso aho kureba imico mukareba imitungo niyo muzazira. Imico namwe murazizi zasenyutse kandi amamodoka n'ibipangu bihari.
namwe murazizi zibayeho nabi, imirima beza bagahunika ibigega. Rero icyo murabe mucyumvise. Noneho ku ngingo ya gatatu tutari butindeho, ni ukuba mugenzi wawe yizera. Iyo mugenzi wawe yizera nabwo burambagije neza. Kuri iyi ngingo mu gutegeka kwa 2:7 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4, mu Bakorinto ba 2:6-14 kugeza 16, kuva kera kose Imana ntiyigeze yemera ko abizera bashyingiranwa n'abatizera. Ibi bamwe ntibabyumva cyangwa se babifata minenegwe. Ndahera ku murongo wa 1, Kamero wa 2, kandi Uwiteka Imana yawe nimara kuyakugabiza ukabatsinda, uzabarimbure rwose, ntuzagire isezerano usezerana nabo, ntuzabababarire 3, kandi ntuzashyingirane nabo, ubwo n'andi mahanga, ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo, n'umukobwa wabo ngo umushyingire umuhungu wawe, kuko bahindura umuhungu wawe ntayoborwe nanjye, ahubwo agakorera izindi mana, ibyo bigatuma wikongereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura vuba. Abakorinto haranditse ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahuje, kuko umucyo n'umwijima ntibifatana, gukiranuka no gukiranirwa ntibihura. Kristo ntahuriye na Beliyali. Rero uzaba urambagije neza nurambagiza uwo muhuje kwizera. Ibi muzabisoma mu nama zigirwa itorero n'icyigisho cya 19. Urupapuro abafite telefone ni 152. Muzabisoma no muri cya gitabo cyitwa Letter to Young Lovers, urupapuro rwa 84 ho ndarusoma. Hari mu nama zigirwa itorero, aho mbi ndahasoma, reka aya magambo nyasome, abasore bacu ibi babyumve. Haba ubwo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye, haba ubwo bivugwa yuko utizera kundi itorero kandi ko afite ibikenewe n'umufasha, usibye ko abuze ikintu kimwe, ko atari umukristo. Nubwo wizera ushyira mu gaciro yemera yuko atari byiza gufatanwa n'utizera, nyamara 9 mu 10 barabikora. Kumanuka ujya hasi mu by'umwuka bitangira igihe umuntu ahigira umuhigo ku ruhimbi, ishyaka n'umunezero w'idini bikagabanuka, n'igihome kimwe kikagwa gikurikiranye n'ikindi, kugeza ubwo byombi bibangikanira munsi y'ibendera ry'irabura rya Satani. Ndetse no mu gihe cy'ibirori by'ubukwe, umutima w'iby'isi wishima hejuru y'umutima uhana no kwizera no kuri. Mu rugo rushya ntabwo isaha yo gusenga yitabwaho, umukwe n'umugeni baba baremeranye maze bagasezerera Yesu. Bwa mbere utizera ashobora kutagira icyo agaragaza cy'icyo yanze bagihararanye, ariko igihe ibyigisho by'iby'ukuri kwa Bibiliya bibagezeho ngo babyitondere kandi babizirikane, hakaza igitekerezo mu kamwanya ngo wandongoye uzi icyo ndicyo. Sinshaka kundushya, guhera umenye yuko ibiganiro by'inama zawe ndabyanze. Iyo umwizera agerageje kugaragaza umwete nyakuri wo kwizera kwe, bisa naho ari ukugirira nabi udakunze ibya gikristo. Bana b'Imana, kirazira ko dushyingiranwa n'abo tudahuje kwizera. Muri kino gitabo urupapuro rwa 84 hari aya magambo avuze ngo the Lord expressly has forbidden his people to marry with unbelievers. Mu buryo busobanutse kandi bweruye budaciye ku ruhande, Imana yabujije ubwoko bwayo gushyingiranwa n'abatizera. God knows what is best for the soul's eternal interest and for their present good. Imana isobanukiwe n'ibyabera imitima yacu byiza, bikaduha inyungu z'iteka ryose n'inyungu z'ubu ngubu. I warn you of from his forbidden ground. Basore, ndababurira, nimuve ku urwo rubuga rwabuzanijwe. Kirazira gushyingiranwa n'uwo mudahuje kwizera. Kandi nk'uko mwabonye twana hari ababukinga, hari n'abajya kubwira batizera ngo uzigire nk'uwizera. Rero bikaba nk'aba bakobwa nk'igihe Dina kindwa na bene Shekemu, bababajije bati muduhe umukobwa, bati aya ntabwo dushyingiranwa nabo tudahuje kwizera. Bati kwizera ibyanyu ni ibiki? Titwe turakebwa mwe ntimukebwa.
abandi bati si ugukebwa. Nuko barema inama bati ba bantu ni beza bashaka ko duturana nta n'icyo dupfa, mwe mukebwe gusa tubashyingire nabo badushyingire. Ariko ubwo muri kumva ni Imana yari ibareheje bayobotse cyangwa no umukobwa? Biriho n'uyu munsi wa none abasore bacu inkumi zacu kavuga ati kanse n'uwigize nk'ubaha Imana. Ariko abakoze ibyo bose ingaruka zijya zibabaho, kuko ni cyoroshye cyane umwaka 2 amezi umuntu yabyihanganira akagira akishushanya ndetse akaba mu bimbere mu bakunzi by'idini. Ariko igihe cyagera kuko atari imbaraga ivuye ku mwuka wera, ari imbaraga mpimbano y'icyo yashakaga. Abasore baravuga ngo ni roho mutakakitu, si roho mutakatifu, ni roho mutakakitu. Si umwuka wera ahubwo ari umwuka ushaka ikintu. Nuko akakubwira ati wanzanye uzi icyo ndicyo uhereye none ndabyanze. Rero ntabwo byemewe rero ngo mubwire ngo igire nk'uwizera, ishushanye, ibatirishe. Nduzi ko atari ukubatizwa, nta n'ikindi basaba, nta naho basoma. Uzaba mu bandi uri umwizera dutangaza ubukwe nta nubwo bazatuvumbura. Bivumbuka iyo urugo rwanyu rubayeho nabi, kuko Imana ntinegurizwa izuru, ibyo mukorera mu rwihisho ijya ibishyira ahabona. Rero ingingo nayo nkumva ntashaka kuyitinda, ariko sinabura kubabwira mu Bacamanza 16 icyo Samusoni yazize no gukina n'uwo badahuje kwizera. Salomo umwami w'Isirayeli yazanye abagore benshi, ntibyari no mu mugambi w'Imana. Imana ntabwo yemera abagore benshi, nubwo ababashyingiwe ibafitiye agakiza, ariko Imana ntiyemera kuzana abagore benshi. Arabazana ntibyaba idosiye ikomeye, aragira 700 ntibyaba ikibazo. Ariko muri abo bagore avanze mwabo badahuje kwizera, ngaho Abami ba mbere 11 iri ryo ndarisoma. Samusoni ibyo kumunogora amaso byo simbivuga murabizi, yazize gushyingirwa nabo badahuje kwizera. Abami ba mbere 11 umurongo wa 3 haranditse ngo yari afite abagore b'imfura 700 n'ab'inshoreke 300, nuko abagore be bamuyobya umutima. Salomo amaze gusaza, abagore be bamutwara umutima, agakurikira izindi mana, bigatuma umutima we utagitunganira Uwiteka Imana ye nk'uko wa se Dawidi wari umeze. Kuko Salomo yakurikiye Ashitoreti, imanakazi y'Abasidoni, na Milikomu ariyo kizira cy'Abamoni. Uko niko Salomo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ntiyayoboka Uwiteka rwose nka se Dawidi. Bukeye Salomo yubakira Kemoshi ingoro ku musozi werekeye Yerusalemu. Kemoshi yari kizira cy'Abamowabu, kandi yinda yubakira Moreki ikizira cy'Abamoni. Uko niko yakoreye abagore be bose b'abanyamahanga, bakajya bose imibavu bagatambira imana zabo. Ubwinshi bwabo ntiburakaba ikibazo, ariko avanzemo abanyamahanga badahuje kwizera, ishyano ryari riguye. Weho unyumva ntubikinishe ngo ugire n'uwubatirishe, yibatirishwe, yikirisitushwe, niba ari ukwikirisitura na Bibiliya izina. Uwihanye abikuye ku mutima ashaka agakiza niwe wayobotse Imana. Nayo ibyo bita ngo nzamuhindurira, none ukubirindura ugagoronzora uko ushaka. Oya, ntugashyingirwe uwo mudahuje kwizera. Ingingo ya 4, urasabwa kumenya neza uwo wifuza ko mubana. Mwebwe mu nyumva muri Zaburi 133 baravuze ngo ni byiza, umurongo wa 2 ngo ni iby'igikundiro ngo iyo abavandimwe baturanye bahuje, nta gisa n'ababana bahuje. Guhuza n'umuntu rero ni ukuba umuzi, akuzi nawe umuzi. Bana b'Imana, reka nsome ijambo rito ndibwire bashiki bacu, nibo bakunda kugoka kuri iyi ngingo. Riri mu gitabo Twebwe n'Abana Bacu, urupapuro rw'106, page nyayo ni 137. Haranditse ngo byaba ari ikintu gikomeye umugore witegura kubaka aramutse agize amahirwe yo kumara igihe runaka mu rugo iwabo ku mukunzi we batamubona. Ijambo muryumve, ni ibidashoboka, ariko byumve ko ariho waba umenye neza mugenzi wawe. Byaba ari ikintu gikomeye umugore witegura kubaka
aramutse agize amahirwe yo kumara igihe runaka mu rugo iwabo ku mukunzi we batamubona, akahatinda bihagije kugira ngo amenye neza akamenyero n'imico y'uwo musore, akamenya uko afata abandi basangiye kuba muri uwo muryango, akareba niba afatanya n'abandi gukorera urugo, niba yibuka kuzirikana abandi, cyangwa se niba yarabaswe n'ingeso yo kwikunda imutera kwakira ariko ntatange, mbese ahora akambije agahanga, cyangwa n'umunyarugwiro ku bamukikije. Ni ayahe makosa ye yo mu mico, kandi ubutandame bwe bushingiye he? Mbese uko yifashe n'uko asa inyuma byaba bishinze imizi mu mutima? Icyo cya nyuma ni ingenzi cyane, kigomba kwitabwaho, kuko uretse no kuba aricyo gikenewe mu isi muri rusange, by'umwihariko gikenewe mu mibanire ya babiri, kuko mu mutima ariho iby'ubugingo bikomoka. Ku buryo muri iki gitabo banatanze n'inama ngo burya urugo ruhirwa ngo ni urwo bashyingiranywe barareranywe bugufi na bugufi, baziranye uhereye mu bwana, bijya bifasha. Ngaho rero bamwe barakubwira batasi ibyo wabimenya uti wajya kwigora no kwitwikira ubwonko ngo uri kumenya ibiki. Twahuriye mu ishuri turashoka gasozi, nuko twahuriye mu modoka yaravuye Gisenyi, nanjye ariho mvuye tugiye i Kigali, twageze Ruhengeri twakundanye, Nyirangarama twabaye abasheri, Nyabugogo twapanze aho urabera. Uko kwihuza mutaziranye ni kimwe mu bitumye ku isi hashingwa ingo z'umwaka. Ngaho mu gitabo bita Les Secrets de l'Amour, cyangwa se amabanga y'urukundo, paje 229, baravuze ngo iyo umuntu agiye kugura imodoka, ngo umuguzi mwiza ngo ntareba ubwiza bwa housing bwa kariseri, ngo oya, ngo ahubwo areba moteri, ngo akareba uko ikomeye, ngo akareba uko iteye, ngo akareba uko ikomeye, ngo akareba ibyo ikenera, ngo akareba n'ibyo wirinda wayiguze. Barangije barabaza ngo mbe basore mugamije kurushinga, urwo rugero murarwumvise? Ndasubiramo, umuguzi mwiza w'imodoka ntareba uko kameze neza inyuma. Hari akamodoka ubona gatukuye kandi ari umwera kandi ari icyatsi, ukabona kabengerana kameze neza, ariko moteri iramutse ari igikenyeri, iyo ntiyaba ari imodoka. Yabirutwa na za zindi zo mu bihugu bidukikije bateraho n'imbaho kujya iguruka kubera ubwiza bwa moteri, ukabona urubaho rurabaraye. Iyo moteri niyo iterura, iyo moteri niyo modoka. Noneho baravuze ngo mbese mwe mugamije kurwubaka, urwo rugero murarwumvise? Igihe uzaba uhisemo kubana na mugenzi wawe ubuzima bwawe bwose, ugomba kuzirikana ibi bintu 4 bikurikira. Ngo icya mbere, ngo uzamenye ihererekanya murage rye, son heredité. Ngo icya kabiri, ngo uzamenye imiterere ndemano y'ubwenge bwe, byo bise nature psychologique. Icya gatatu, ngo uzamenye ibimwahagiza cyangwa ibyo anyotewe mu buzima, byo bavuze ngo ni ses aspirations. Icya kane, uzamenye umuryango avukamo n'urwego barimo icyo byamukozeho, ari byo bise ngo ni les influences sociales et familiales qui s'exercent sur lui ou sur elle. Mbese uwo muryango avukamo, urwego barimo byamutwaye iki. Ibyo bintu ko ari 4 urasabwa kubimenya. Kandi abiga ihererekanya murage ni mwiga itegeko rya 2 kuva 25, murabana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, ngo rirakurikirana ku buryo imico yanjye yanduza uwo mbyaye, kanduza uwabyaye, kanduza uwabyaye, kanduza uwazabyara, twakomeza kuba mu nzira yo gukiranuka, uzavuka hirya aho akaba ari we utarangwa n'imico yanjye mibi. Ubwo bivuze ngo uzamenye uwo mukunzi wawe, umenye se sekuru na sekuruza, iyo mico n'uwo mwuka bagenderagamo ngo byari bimeze bite, barakundanaga. Ntabwo bivuze ngo nusanga ari babi umwange kandi wari mwiza, oya, ariko bizaba biguhaye ni igipimo upimiraho ngo nkurikije n'aho avuka n'ububi bwabo yarahindutse. Noneho niba bari bagwa abagore, ukurikije uko yifata atiyandagaza, umenye ngo yarahindutse. Ariko bizaba binakwigishije n'ibyo uzamurinda mu mibanire yanyu. Ko ari igihe umuntu yaba nta byaha akora, ariko umushyize imbere igishuko cy'icyaha, ako karande k'iwabo gakora irondo mu buzima bwe,
kukigwamo bitamugora, yakigwamo vuba, uzamenye n'ibyo umurinda. Noneho bana b'Imana, ni umwaku kubana na mugenzi wawe ariko utamuzi. Mu gitabo cy'inama z'itorero abagifite muri telefone ni urupapuro rw'146, ni icyigisho cya 18. Niho iki nicyo cyatumye babwira abasore n'inkumi mugamije kurushinga ngo nimugisha inama ababyeyi banyu bubaha Imana. Byashoboka ko so na nyoko badasenga, ariko umukuru w'itorero n'umudiyakoni w'iwanyu baba ari imfura zaguha inama. Mbere yuko winjira muri uyu mushinga, gisha inama ababyeyi bubaha Imana. Noneho ikibabaje nuko abasore benshi iyo batangiye umushinga, n'uwari uzi ubwenge, niyo ngingo ya mbere, mbese ushaka kureba ubujiji, ubugoryi, ubutandame, kuzambya kw'abasore, ubasoma mu mushinga wo gushyingirwa. Ibindi barabishobora bakigurira amamoto, ibindi bakabishobora kubona bamwe baguze ibibanza, ibindi bakabishobora kubona bafite za lisanse na za doctora, bajya kurambagiza ukagira ngo ni impinja cyangwa se abana bagiye muri garidiyeni. Ugasanga rwose ubugoryi mu byo bari gukora, mu kigambiro, bya bindi bituma urugo ruba rwiza byose, ugasanga nta na kimwe ahaye agaciro, ahubwo ari mu tundi tw'amarindagire tudafite icyo tumaze. Ngaho bikanabatera guhunga inama iyo ari yo yose y'umubyeyi. Ndasoma abasore mu nyumva, kirazira kwishora mu mushinga wo gushyingirwa utemeye inama z'umubyeyi. Ariko baravuze ngo wubaha Imana. Ni ababyeyi ariko bubaha Imana. Ngaho ibaruwa ku basore bakundana, paji ya 45, haranditse ngo should a son or daughter select a companion without first consulting the parent when such a step must materially affect the happiness of parent if they have any affection for their children. Mbese umusore n'inkumi bazahangare bahitemo bagenzi wabo bazabana batabanje kubaza ababyeyi babo, kandi icyo bagiye gukora mu mubiri, mu buzima busanzwe, ababyeyi babo bagifite mwinyungu n'umunezero nk'abakunda abana babo. And should that child, notwithstanding the counsel and interests of his parent, persist in following his own course. Mbese uyu umwana atitaye ku nama z'ababyeyi no guhendahenda no kwinginga kwabo, koko azakomeze yikurikirira inzira ye atagendeye ku nama yabo? I answer decidedly no. Not if he never marries. Reka nsubize neruye, ntibikabeho. Aho kugira ngo bikora atagendeye ku nama y'ababyeyi, ahubwo byarutwa ntashyingirwe. Honor thy father and thy mother, that thy days may, ni ya tegeko ubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu iteka Imana yawe iguha. Here is a commandment with a promise which the Lord will surely fulfill to those who obey. Aha ni itegeko riherekejwe n'isezerano Imana itazabura gusohoreza abumvira. Wise parent will never select companions for their children without respect to their wishes. Gusa n'ababyeyi bagira amakenga ntabwo bazahitiramwe abana babo batabanje no kubaza ibyifuzo byabo. Mbese ubwo aha bombi babaye magirirane. Urahigwe wa mwana we utishora mu mushinga wo gushyingirwa utagishije inama ababyeyi bawe bubaha Imana. Kuko ngo icyo ugiye gukora mu mubiri bagifitemo inyungu. Erega nitwe tuzasaza tuze kurererwa iwawe mu zabukuru. Nose nuzana uzajya aradukubita imigeri n'imihini, urumva twabyemera kandi tumurabutswe hakiri kare. Erega nitwe imbaraga zishiranye, ejo icyo kurya n'icyo kwambara tuzagitega ku bana bacu, kandi nicyo umuntu abyarira. Abana mu byumve nicyo wakubyaye yakubyariye. None se nuzatangira kuvuga ngo niba untunganye na nyoko mbwire,
ngo aka kaso uzare wijya kugata, umubyeyi ukurusha ubwenge no gushishoza yabirabutswe ntabwo yabyemera. Ariko nanone baramubwiye ngo nawe ntakaguhitiremo atabanje kubaza ibyifuzo byawe. Ubwo urumva ko hazabaho kujya inama. Kandi benshi mu bashyingiranwa mu buzima bafiteho amakuru make, ubuzima babufiteho amakuru make. Bizababera umugisha nimugira umugisha mukabona ababyeyi bubaha Imana, muzajye murabagisha inama, nibwo muzamenya aba bagenzi banyu. Iyi ngingo ntabwo ngambiriye kuyitindaho, reka njye ku ya 5. Ni ukumenya icyo ushakira mugenzi wawe, kuki ugiye kuzana uwo mukobwa, kuki wemeye uriya muhungu, ubundi umushakira iki. Mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye harimo ijambo rijya rintera ubwoba riri ku rupapuro rw'112. ni interuro nsoma ihabanza ivuze ngo abakora batabanje gutekereza baba bagaragaje ikimenyetso cy'ubwenge buke. Abakora batabanje gutekereza baba bagaragaje ikimenyetso cy'ubwenge buke. Ngarutse haraguru haratuvuye ngo muri mugenzi wawe reba imiterere y'ubwenge bwe, ubwo bisaba gutekereza. Muri mugenzi wawe musome mw'ibyo agambiriye, nibiki bimwahagiza, niyo nzu yawe wiyubakiye, ni ibiki biri kumwahagiza, nivuga butumwa ashaka ko muzakora hutuye, ni ibiki biri kumwahagiza, koko yabonye nabi wanye ari umuryango ukeneye no kwitabwaho. Aho ntiyahagizwa no kuvuga ngo yaba nari inyigeze ngo ntawazongera kuyikandagira ngo birabishiki bye ngo nazabyereka, ni ibiki ubundi bimwahagiza. Ibyo byose nakwa kumenya icyo umuryango we wamutwaye, ibyo byose bikora umuntu utekereza. None ngo ngo abakora ariko batabanje gutekereza ni ikimenyetso cy'ubwenge buke. Igihe cyose ugiye gushyingirwa banza umenye icyo muri mugenzi wawe ushaka. Ndabaye ingero za Bibiliya. Itangira 24:37 Bibiliya iti Isaka ajyana Rebeka mu ihema rya nyina aramurongora ngo ashira umubabaro wa nyina yari yarapfushije. Urumva kuri ya musore kuzana mugenzi we yahabonye ihumure n'ubushyuhe bwa bupfubyi na wa mubabaro birashira, icyo yari akigambiriye muri mugenzi we. Nimusoma mu migani muri Rusi igice cya 1:9 na Rusi igice cya 3:1, igihe Naomi yabwiraga bari abakazana be ngo mwinkurikira ahubwo mujye gushyingirwa, yarabwiye ngo mujye gushyingirwa mubonera uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Hari igihe ni koko uwo mukobwa mugenzi wawe iwabo ntibamwanga, iwabo ntibakennye, ariko mu miremerwe azagira umutuzo uruseho ari uko ageze mu rugo rwe. Noneho ubwo we wenda mvuze ku mugabo washize umubabaro, ubwo yarabishaka muri mugenzi we. Tubonye umugore ugambire kubonerayo uburuhukiro, byanditse no muri Rusi 3:1, nawe aramubwira ati ese nagushakira uwo muri bene wacu akagucikura ukabona uruhukiro mukobwa wanjye. Buri wese rero iyo ashyingirwa nabanza amenye icyo ashaka muri mugenzi we. Imirimo ukora n'ubuhinzi, ubworozi se, n'ububaji, ubwo urahigwe utabura umuhinzi. Noneho naho mutuye ntiharagera gahanda, ubwo murasarura mukabyikorera mukarema iryahe n'iryibunaka. None ukazana wamaditse w'inzara ku zindi kandi uri umuhinzi, kandi ugakizishyiraho yarakubwiye ngo sinzahinga sinzabagara. Ukazana washyize imisatsi ku yindi, ubwo yari atanze itangazo ngo nge sinzikwerera, kunzana no kuzana agahinduka gakorera. Ibyo ujye ubimenya, banza umenye icyo ugambiriye. Uwo nawe afite uwe bazahuza kuryoshya. Hari igihe n'isi y'abakundiye ibintu bimeze neza, tureke no kuba ibyo bimwe bitanemewe, si cyo nge ndiho, ahubwo mu nyungu zawe n'izanjye ugiye gushyingirwa mugenzi wawe ngo azagira ati aho ntufite nyoko rwaragura n'akajyango gakenye cyangwa kadajijutse, bisaba bagatekereza bakakaruhira. Wabonye azabishobora? Nawe atishoboye nibimureba na se na nyina bavuga bati uyu mukobwa utabyuka, uyu mukobwa udakubura, azakuburira nyirabukwe. Muri mugenzi wawe musomemo icyo umushakaho. Noneho
niba ushaka ko hazagirira akamaro umuryango wanyu, sosiyete, aho utuye, itorero, niba ushaka ko uzakubera umutware nawe ufite umuryango, kuko ubwo umukobwa waje mu rugo aba abaye umwana mu bandi, ariko n'umusore watwaye uwo mukobwa nawe aba yabaye umwana mu bandi. Mbese nawe azibuka mama, azibuka papa, azabarwana, azabafasha mu buzima. Muri mugenzi wawe musome mw'icyo ushaka, nicyo kizagutera kumenya uzazana. Hari ingorane zo mu buzima ubayemo ushaka ko agufasha, hari imiterere yihariye ushaka ko ayihanganira. Ni nayo mpamvu iyo bibaye ngombwa naho umuntu agira intege nke zo mu mpagarike mu mubiri, iyo bibaye ngombwa azibwira mugenzi we akamwemera cyangwa akanga. Iyo bibaye ngombwa, nicyo mvuga. Kubw'ibyo rero banza umenye muri mugenzi wawe icyo umushakira. Nsubiremo, abakora batabanje gutekereza ni ikimenyetso cy'ubwenge buke. Nibwo ujya kwibona ngo dore ngo umurimo wararaye nyine. Izo nzara ntiwazibonaga ko zigugwa 100,000, nose yajya kuzimarira mu rwiri no mu nombe no gufata irasoro, niba ari isoro. Banza rero muri mugenzi wawe ugiye kuzabana nawe umenye icyo ushaka, umushakamo, noneho byatuma urekuyu atari mubi, ukazana uyu kuko ari uzahuza n'icyo ushaka. Ingingo ibanziriza iya nyuma ni ukumenya ko ubwiza ari imico. Abantu benshi bibeshye ku buranga babwitiranya n'ubwiza. Iby'uburanga biroroshye kuko ni irangi ugasiga, hari abatora, hari abasatura, uburanga ni irangi rirahagije gutuma ibintu biba byiza. Ariko ubwiza ni imico. Mu Baroma 2:7 abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana ikazabitura ubugingo buhoraho. Noneho mu Migani 11:22 barandika ngo umugore w'uburanga bwiza ariko utagira umutima nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu zuru ry'ingurube. Bigeze mu Migani 31:30 ho ndahavuga nsomye, unyumva wese mu basore namenye ko ikirangamiwe si uburanga ni imico. Haranditse ngo 31:30 ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Rero ntabwo kubaka urugo bisaba ngo umuntu abe ari inzobe, ntabwo kubaka urugo bisaba ngo umuntu abe ari muremure, kuko umuntu n'umwe ntawe baca kabiri ngo asigane undi agende mu kazi. Si ubunini, si irangi yisize, si iminywa, ibyo ntaho bihuriye n'ikibazo gikenewe mu rugo. Wabimenya neza umugore mwiza w'uburanga bwiza w'inzobe ariko kubwira ngo wacyo ntaziba. Wabimenya neza nyoko hacumbitse azahamara ukwezi yaraje kwivuza i Kigali akakubwira ngo jya kumushakira iyindi geto ntabwo nta mubana aranuka. Wabimenya neza barumuna bawe baje kuhaba ngo bige iruhande rwa Nayini iri aho hafi, ukabona uwo mugore aravuze ngo ubazana ngenda bagenda ngaruka, ariko ari keza, amenyo ari meza, amaherena nakubwira iki, mbese afite amabara nk'ayakanyugunyugu. Ariko kuko ibyo atari ubwiza, ubwiza ni umumaro w'umuntu. Ngaho mu Migani 20:29 haranditse ngo ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo. Ubwo umukobwa uzi ubwenge areba uwo musore uko akora. Abaroma ho nabivuze, bashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora ibyiza badacogora. Noneho mu gitabo bita Guide de Formation Personnelle ni urupapuro rw'161 baravuze ngo mu byiza byinshi mwene muntu agomba kwishimira, ngo harimo ngo ubukire, ngo harimo ubwenge, ngo harimo imbaraga, ngo harimo n'uburanga, ngo ariko ibyo byose ngo nta gihanije agaciro n'imico myiza. Ngo niba ushaka kubyemera ngo uzarebe ubutunzi buri mu biganza by'ikigoryi, ukabona umuntu yahembwe miliyoni 800 ahereje indayacyuye 200. Abo mu isi bariho aho utuye naho tureba. Ngo uzarebe ubuhanga bugizwe igikoresho kibi. Si ubwo wakoze bomba atomique uzi ngo si umuhanga.
wakubwira ngo ibyo yavanze ubivange buno wabishobora n'umuhanga ariko yakoze ubusa ntabwo iciyogi nta kimaze ku isi noneho ngo uburanga bugizwe igikoresho cyo gushukana umuntu akaba afite uburanga bwiza kaba bandi dusoma ngo bari bafite uburanga yarangiza akabindaye y'umurenge cyangwa y'akagari ugasanga abene abo nibo bapfapfanye bimwe baca umugani ngo mukara bayirasa ubwiza ngo bwira idaciye akatsi bene abo hari abajya babwira ngo uri mwiza ngo uri mwiza nakumva baye mwiza abo bajya bapfapfana uko ibishuko bibahoraho kandi koko wirasa uburanga utagira umwuka wera w'Imana kugira uburanga ni nk'imbwa ituriye ibagiro ntabwo bwakirita agiye guhunahuna abafite uburanga butagira umwuka ibishuko n'ibibashokaho bihora ari byinshi kubw'ibyo rero umusore unyumva nawe mukobwa unyumva mukuze mugamije kurushinga imico nibwo bwiza ni wa wundi uzarwara akakurwaza imyaka ikaba 5 ni wa wundi uzahemuka akihangana akavuga ngo ibintu bikabije ni wa wundi uzareba akora akavuga ngo bitewe n'ubujiji no kutamenya aho yarerewe ni wa wundi uzavuga ngo yarananiwe reka nanjye mufashe iyo mico nibwo bwiza kandi uko mutubona umuntu wese agenda ari babiri abakorinto ba 4:16 ngo hari umuntu w'inyuma n'umuntu w'imbere iyo mico ntabwo ari ngombwa ngo uyisome mu jisho si ukuyisokoza ahubwo iyo mico iba mu mutima kandi wowe mu mutima iyo yafatitse niwe muntu noneho ingingo musorezaho no gusenga uzaba urambagiza neza niba uri umuntu usenga mu rwego rwo gucungura igihe cya cyigisho cya 18 cy'inama zigirwa itorero haranditse ngo umuntu wasengaga rimwe ataratekereza ibyo gushyingirwa umunsi azaba yabitekereje azajya asenga 2 ubwo urumva ko wasengaga 2 azajya asenga 4 amasengesho ni meza banige niyo twayasenze nabi turi kuyadumbagura Bibiliya iravuze ngo umwuka wera yagiye aza akayivangamo ngo akadusengera neza ngo niho iminiho itavugwa bya bindi byose bigoye ngo perereza ngo akarandeke ngo ibiki ngo iherekanye muragi ibyo bigoye amasengesho azagera aratuma udufilime tukunyura imbere ibyo ushaka kumenya ubimenye vuba nk'igisubizo cy'amasengesho none se basore mu nyumva ubwo muzavanga gusenga no guhana avance abo ngo bararambagizanya ngo bamara gukundana bati rero urabona ubukwe buzaba muri 2027 ni kera dutangire tujye turahurira mu tugeto tubane ngo no guhana avance ubwo mwavanga gusenga n'abadayimoni icyo ntigishoboka uwo n'umwanda uwo n'umwako kandi mbabwire abakoze icyo cyaha cyose cyitwa guhana avance kizabakurikirana nibagira n'amahirwe bakaba bashyingiranywe impamvu iri jambo ndivuze ryo ndarisoma mu gatabo kitwa akiri naribonye umuzingo wa mbere n'urupapuro rwa 87 impamvu ndivuze ryo ndarisoma haranditse havugaga iby'abakobwa n'ubundi bapfapfanye abasore babatera inda z'indaro umubyeyi umwe arabaza atariko kuki abo basore bajya babatera inda z'indaro bajya gushyingirwa ntibaze ngo bahere kwabo babyariye ahubwo bakajya kwishakira ahandi iri jambo muryumve n'ingozi z'ibibi zikunda beza iyo zigeze uzamubera nyina w'abana uzamubera mutima w'urugo uwazaragiza byose uwazashyira kuri konte ashaka umwiza ajya gukora ibibi agashaka indaya nuko baribaza bati kuki ari bo babicira ubwari hari uwo bari baherutse kwicira ubwari yaranasabwe ngo wanabikoze ntiyanafasha n'ababyeyi be kuzimura kandi ari we wamuteye inda nuko barabyibaza kuki batabajyana ngo bashobore bubakane kuko ari bo babiciye ubwari uwitwa Muhanyi mwiza aravuga ngo mperutse kuganira na bamwe muri abo basore mbabaza icyo kibazo nuko witwa kwishimisha na Mugome barambwira ngo ntiwafata umwambaro wageneye gukorana ngo userukane mu birori
iri jambo ni incyuro ku bakobwa biyandarika, riteye n'agahinda. Ni ukuvuga ngo hari abasore babonye abakobwa batagira ubwenge, babagira ibyamvagara byo gukorana, ariko umunsi bazajya gushinga izabo icyo cyamvagara barashubije ngo ntiwafata 9 wageneye gukorana ngo ukijyane mu birori. Bana b'Imana munyumve, umugome yunga amati, na nyuma yo kubaka izacu abameze nka Kidarara na Kimamagwe turakomezanya. Ibi ni mu byumve. Kwanza niba umukobwa yifashe nabi, uwo mugenzi we wamushutse ko bagiye kubana, bakaba bakoze icyaha cy'ubusambanyi. Icyambere, hari igihe urugo baheruka rugo, umusore akaba azajya ahandi kuko abakurungurutse akubonye, kandi umunyazira undi ntawe umenya ko ari umunyabyaha, amenya ko undi ari we munyabyaha. Akenshi nuko kamere y'umuntu imeze. Icya kabiri, niyo mubanye ntabwo akwiringira, aravuga ati nacyagiye, ye yafashe urugendo, ye yagiye, kandi mwembi gatuye nuko nyine dupfuye kubanuka, ariko sinamwizere ye yagiye ndamuzi. Rero ibi mbivuze ko dusabwa gusenga ngo Imana izabidufashemo. Ese wajya usenga ukabifatanya no gusambana? Ibyo ntibihura. Kandi mbonereho no kuvuga niki, yemwe basore mu fiyansa musabanye, mwatanze n'itariki, ijambo ry'Imana ntiribemerera habe nakangana urwana kugaragarizanya ikimenyetso nubwo cyaba gito cy'urukundo kigomba kugirwa n'abamaze gushakana mutarashakana. Ibi ndabivuga mbisomye mbanje no kuvuga ibyo ari byo mbisobanure neza, kuko ubugoryi bugenda bukura, ubwenge bukagenda buvaho. Nuko gufatana ku ntugo, nuko mufotozanya mwicaranye muhengamye, nuko mukora utuntu none mugashyira no ku isi yose ngo barebe, basanga abantu baragundiranye. Hari niba musoma mu bitabo, mwiza ubusambanyi bwo gusambanisha imibiri, ariko ibitabo bitubwira ngo hari n'ubusambanyi bwo gukorakorana kuko badahuje igitsina. Ibitabo bikatubwira ngo nuko uramukije gusa w'igitsina gore, gutindana ukuboko kwawe ngo uzishikuze umukize nawe wikize. Izo nyariko murazizi. Imigani 6:29 ngo umukoraho gukora ku mugore w'umukamugezi ngo ntazabura guhanwa. Kugeza ubwo mu gitabo bita inama ku myitwarire y'ibitsina, ubusambanyi n'ubutane, bavuze ngo ntibikabeho ko umugore akenera support y'ikiganza cy'umugabo ngo keretse ari umurwayi w'indembe, mbese kugenda ari kugukurura ari kuguketse wabaye umurwayi w'indembe. Ariko ubukwe buzaba yenda tariki 23 z'ukwa mbere, ugatangira buno mumfotoje mwicaranyeho, ngabo baragundiranye ku ntugo, mwagiye no mu busitani bwiza, ngiye imitoma nk'iyamabandi. Ibyo bintu ntabwo byemewe. Ibyo ni izimano ribikiwe abamaze gushyingirwa, nabiyo bamaze kubikora. Iri jambo ryo ndarisoma kandi abafite ubwenge bashobora kubyumva. Mu gitabo cyitwa ni The Heavenly Places, cyangwa se mu bikari byo mu ijuru tugenekereje, ndasomamo nk'interuro ebyiri gusa. Handitse ngo husbands and wives should feel it their privilege and their duty to reserve for the privacy of each other's society the interchange of love tokens between themselves. Abagabo n'abagore nibabyumve neza ko ari amahirwe yabo igihe bagaragarizanya ibimenyetso by'urukundo bafitiye uburenganzira bikwiye kuba hagati yabo nk'abashyingiranywe, bazajye babikora in privacy, not before men. Muzabikorere mu ibanga, ntabwo ari imbere y'abantu. For while the manifestation of love for each other is right in its place, kuko kugaragarizanya urukundo mwembi rwose ni sawa kabisa, ariko biri mu mwanya wabyo. It may be made productive of harm to both the unmarried and the married and the unmarried. Hano baravuze ngo
kugaragarizanya urukundo kugaragarizanya urukundo mufitiye uburenganzira mu mwanya wabyo nta kibazo, ariko igihe mwabikora atari mu mwanya wabyo ngo byakomeretsa baba bamaze gushyingirwa n'abatarashyingirwa. Iki gihamya nsomye ngisomeye abasore kitabareba, ahubwo ari byo nshaka kuvuga bikomeye. Ni icy'abashyingiranywe n'urupapuro rwa 207 ko kugaragarizanya urukundo ruksa barabyemerewe, ariko ntabwo ari imbere y'abantu. Mubifitiye uburenganzira ariko si imbere y'abantu. Ariko nimusoma na Bibiliya, igihe Isaka yari yabeshye ko Rebeka ari mushiki we, suzi ko bagiye kwiherera ko ari kuri mwami ngo yarungurutse, ararunguruka ngo ndababonye, araza ngo kuki wambeshye ngo ni mushiki wawe? Ntawe ukina na mushiki we rero, ntawe ukina na mushiki we. Ahubwo ubwo birazwi ko uwo mwashyingiranywe ni uburenganzira bwanyu, ariko si imbere y'abantu. Noneho muri kumva niba be abashyingiranywe babyemererwa batagomba kubikorera imbere y'abantu, muri kumva bitarushijeho kuba umwaku mwebwe mwaduhaye itariki n'isaha itaragera. Mufatane ku ntugu, mwicaraneho, mujye mu mitoma, uturirimbo mubyine, mushyiremo nazi za zindi ntazi, muterurane imbere y'abantu. Ibyo bintu mujye murabanza mumenye isoko muri kuvomaho, ntibije ejo namwe muriho muba abanyabwenge. Rero ibi byose mbivuze nibaza ukuntu muzaba abantu basenga bagakuba kabiri muri kubifatanya n'ubuhehesi n'ishusho y'ikibi cyangwa se igisa n'ikibi. Bana b'Imana, iminota ntinyemerera kurenza aha, ariko nimunkundire mbabwire ko kurambagiza neza bigizwe no kuba ukuze, ugashaka umufasha ufite icyo ufashe, umugenzi wawe akaba yizera, ukaba umuzi neza, ukaba uzi icyo umushakira, ukaba uzi ko ubwiza ari imico, ukabikora usenga, uzagira urugo rwiza. Ndabibifurije mu izina rya Yesu.